Yes, muraho nshuti zanjye mumeze neza ya umukozi w'Imana aje kubaganiriza nk'uko bisanzwe. Mumeze mute? Murashima Uwiteka Imana. Umva rero inkuru nzanye si ndende si na ngufiya, ahubwo nzanye ikiganiro kirimo kivuga kuri ubu buzima turimo bujyanye na kino gihe. Yego, uribaje utise kuki nzanye ikiganiro kijyanye n'ubu buzima turimo, nshuti udukurikiranye. Yego, buriya umuntu yirirwa agenda nk'uko njya mbibwira abantu, akirirwa muri iyi si, ndavuga mu rugendo rugiye rutandukanye, cyane ko muri iyi minsi twagiye tuvuga ko ibiciro ku isoko bihenze bya buri kimwe. Ese uribaza niko biri kugenda? Cyane ko nk'abantu bakurikirana uru rubuga Yesu, twagiye tubabwira ko tuzajya tugenda tubazanira inkuru zigiye zitandukanye. Ubu tuzanye ikiganiro, topiki y'ikiganiro iravuga iti: ese Imana muri iyi minsi iri kugenda itabara abantu bayo uko bukeye uko bwije, ndavuga ikabashakira imibereho ijyanye nk'uko bo bariho muri ubu buzima turimo. Yego, turabakunda bantu mudukurikirana, mumeze mute? Mumeze neza mu mitima? Uwiteka Imana bantumyeho, nzanye ikiganiro kivuga giti Imana yacu izajya iturengera bijyanye n'uko tubayeho. Imana yacu izajya iturwanirira intambara inini n'intoya. Hari ikiganiro nigize mvuga cy'ejo hashije, mvuga yuko turi kurwana n'intambara z'ubuzima. Niko biri kugenda koko. Umuntu asigaye agera ku isoko agasanga ikintu cyose gihenze cyane nk'ibiribwa, ariko hamwe no gusenga tuzajya tubibona. Imana yacu twizeye, ndavuga yo mu ijuru, izajya iducira inzira, tubone imibereho, tunyure mu buzima, tunyure mu bigiye bigoye, ariko tubeho. Yego, turabakunda bantu mukurikira rwa rubuga nyamabwira, mumeze neza? Yego, uribaje uti se kuki nje kuvuga ku kiganiro kijyanye n'ubuzima? Buriya rero bavandimwe, kuba turiho, Imana ibizi uko turi bubaho, ari abize ari n'abatarize, abo bose Imana ibitegura ukuntu bakagombye kugira gute kubaho. Yego, turabakunda. Yego, tumaze iminsi, abanyeshuri bari bamaze iminsi bari mu biruhuko. Ubu ngubu ndakeka ko baba bari ku mashuri, barimo gukurikirana isomo, ndavuga bari kwiga. Yego rero bavandimwe, cyane nko ku banyeshuri njya nkurikiranwa n'urubyiruko cyane, ndababwira ngo mbashishikariza mbasaba ngo ikintu cyose, ndavuga ugeze mu ishuri cyangwa se ubyutse mu gitondo ugiye kwiga, ujye urabanza wiragiza Imana. Si abanyeshuri mbwira gusa, ndabwira n'abakuru. Buriya namwe babyeyi mudukurikiranira ubuzima bwacu bwa hato na hato, Imana izagira abafasha, Imana izagira abaha imbaraga, Imana izagira abashakishiriza icyo kurya tukibone, icyo kunywa tukibone, hamwe no gusenga. Yego, abantu benshi nagiye mbona Imana yagiye ibakorera imirimo n'ibitangaza, ikabagirira neza, igahaza kwifuza kwabo, ikabagirira neza, ikabatabara. Yego, nta kabuza bantu mukurikirana uru rubuga, buriya iyo wizeye Imana, Imana itanga umugisha, Imana itanga ibyo kurya, Imana itanga amahoro, Imana niyo itanga byose. Yego, twagiye tugenda tubazanira ibiganiro bigiye bitandukanye. Ubu ikiganiro twari tuzanye kuri uru rubuga murabona ko ari igihe cy'umugoroba. Reka kameramani wanjye abereka igice duherereyemo, ndavuga igice, murabona ko ari igice, abereke neza murebe. Nubwo nzanye iki kiganiro bwari bwije, nubwo nzanye iki kiganiro bwari busa nkaho bugorobye, ariko nzanye ikiganiro kivuga ngo Uwiteka Imana azakugirira neza, Uwiteka Imana azahaza kwifuza kwawe, Uwiteka Imana azajya gutunga mu mibereho yawe yose, kuko niwe ucigatiye ubugingo bwawe, niwe ufashe ubugingo bwawe. Uwo rero Yesu iyo umwizeye, nta kabuza ntiyatuma uburara, iyo umwizeye ntiyatuma utabaho, iyo umwizeye ntiyatuma utarya. Yego, turabakunda, mugire amahoro ya Kristo. Buriya reka mbabwire rero bavandimwe, njya mbwira abantu ngo iyo wizeye Yesu, ikintu cyose yagikora. Iyo ugiye gucuruza, ndavuga iyo ushinze bizinesi ukiragiza Imana, irabikora. Iyo ufashe urugendo ukavuga ati Imana ndagiye, mpagurutse hano ndagiye, Imana igendana nawe kandi ikabana nawe mu nzira. Hari abantu benshi Imana twagiye tubona yakoreye imirimo n'ibitangaza, ubu kugeza iyi saha bariho kubera gusenga. Nawe rero jya wizera Imana yawe yakuremye, ibizi uko uzabaho. Njya mbwira abantu ngo kuba uriho, kuba uhumeka nicyo gishoro. Haleluya, turabakunda. Nimugire amahoro ya Kristo.
bongeye gusoza iki kiganiro ari udukurikirana ari abari mu Rwanda, muri Amerika, mu bihugu bigiye bitandukanye bidukikije, nimwihangane nimwizere Yesu Kristo. Uwiteka Imana yacu azatugirira neza, azaduha umugisha, azahaza kwifuza kwacu, cyane ko ari we uturwanirira intambara inini n'intoya. Turabakunda. Turashoje rero, ariko bavandimwe nshuti mukurikirana urubuga, sinasoza ntasenze. Narinzanye ikiganiro kivuga ngo uko ubayeho ni Imana ibizi, uko wirigwa ni Imana ikugenera iminsi. Ndavuga kubaho kwawe. Yego, turabakunda. Nimugire amahoro ya Kristo. Dushoje ikiganiro tuvuga ngo uko ubayeho ni Imana ikurengera, uko ubayeho ni Imana igucira inzira, uko ubayeho wewe ujye wizera Yesu Kristo gusa, azakugirira neza. Erega Imana irahari. Tujya tubona abantu benshi yagiye itabara, tujya tubona abantu benshi Imana yagiriye neza, tujya tubona abantu benshi Imana yatabaye. Hamwe no gusenga, muyizere, muyiringire, izatugirira neza. Abamama, abapapa, abasore, urubyiruko, abo bose nujya upfukama ugasenga, Imana izagutabara. Nujya upfukama mu bintu byose ugiye gukora ugasenga, Uwiteka Imana azakugirira neza, azaguha umugisha. Turashoje rero, cyari ikiganiro narinzanye ngo imibereho yawe yose Imana niyo ifite mu kiganza. Waba usenga cyangwa udasenga, umenye yuko ubeshejweho n'Imana. Hari abantu benshi bagusengera ukaba uriho, ukibwira ngo nta bantu bavunika ku bwawe, ukibwira ngo nta bantu bababara ku bwawe. Buriya baba bahari. Hari intambara nyinshi Imana igenda ikugwanirira wewe utazi, cyane cyane abasenga buriya bo barazizi intambara uwizera arwana. Buriya hari abantu benshi babasengera mwe mudasenga ariko mutabizi. Yego, turabakunda. Cyari ikiganiro narinzanye ku rubuga Izere Yesu kivuga ngo uko ubayeho Imana niyo ikuzi. Uko ugenda, wirirwa ugenda ugatembera ukabana ahantu hose hagiye hatandukanye, ni Imana iba yabanye nawe. Hari abantu benshi bashinzwe kugusengera ariko utabizi, weho ukabaho ukaba uzi ko hari abantu batababara ku bwawe. Buriya reka mbabwire bavandimwe, Uwiteka Imana aradukunda. Narindimo nkora iki kiganiro, hari abana batoya bari baje kundeba. Reka abana bato mbabaze ijambo rimwe gusa kugira ngo banyisubize. Bana bato, haleluya, amen. Mukunda Imana? Yego. None se iki kiganiro mwumvishije mvuze, intego mukuyemo muri kumva biryoshye cyangwa muri kumva bimeze bite? None se Imana niyo itubeshaho cyangwa narindi kubesha? Haleluya, Amen. Yego, murakoze. Imana ibaha umugisha. Uwiteka Imana akomeze abane namwe. Abana nabo baravuze ngo Imana yacu niyo itubeshejeho. Kandi burambabwire bavandimwe, buriya abana bato ibintu bavuze biba ari byo, kuko marayika arururuka akabana nabo akabakoreramo. Buri Imana ikunda abana. Yego, natwe bakuri Imana iradukunda. Ariko bavandimwe, Yesu Kristo niwe wabwiye ngo nimureke abana bato bansange. Reka rero dusenge dusoze ikiganiro. Tuzanye ikiganiro kivuga ngo uko ubayeho, uko wirigwa, Imana niyo igendana nawe, niyo yirigwana nawe. Murakoze, mugira amahoro ya Kristo. Uwiteka Mana nkuru, Mana yacu, narinzanye ikiganiro kuri urubuga nje kubwira abantu ko uko tubayeho ari we ubigena, kandi rero ushakashaka uko tubaho, n'ubundi ujye ukomeza udushakishiriza imibereho, tubeho, dutunge, dutunganirwe, tubone ibyo kurya. Uwiteka we, ndasenze nsengera abakurikira urubuga Izere Yesu, ari n'abakurikira izindi mbuga, abo bose ndabasengeye. Abari mu Rwanda, muri Amerika, mu bihugu byose bigiye bitandukanye, Mana ujye ubana natwe, uturengere, uducire inzira, uduhe ku migisha yawe. Niko mbigusabye mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.